Kongeye kubasuhuza abakunzi b'umuryango mugari wa YouTube channel ya Paruwase Seventh Paroti. Turabasuhuriza nanone hano kuri Paruwase yacu ya Gikondo Seventh Paroti. Cyambere kumenyana no kumenya uko komisiyo. Aho turangije inama yari yahuje padiri mukuru ndetse n'abagize komisiyo y'umubano. Ahangaha imbere yacu tukaba turi kumwe n'umukuru wa komisiyo yo gutsura umubano hano muri Paruwase, yatangira atwibwira. Nitwa Mukankusi Leonire, nkaba ndi umuyobozi wa komisiyo y'umubano. Watubwira muri make komisiyo y'umubano ni komisiyo ishinzwe iki? Ubuzima bwa komisiyo bumeze bute kuri uno munsi? Komisiyo y'umubano ni komisiyo ishinzwe kugenda ibanisha paruwasi n'andi maparuwasi. Hanyuma n'andi matsinda yo muri paruwasi igomba kwifatanya nayo, cyane cyane igihe ayo matsinda yasuwe n'abo bafitanye umubano, cyangwa se igihe nayo agiye gusura abo bafitanye umubano. Icyo gihe komisiyo y'umubano igomba kuba ihari. Hanyuma byaba na ngombwa ayo matsinda yandi agiye afitanye umubano n'amakorari, n'impuzamiryango remezo, imiryango remezo, Mouvement d'Action Catholique. Ayo matsinda yose mvuze igihe agiye gutsura umubano n'ayandi matsinda atandukanye yo mu zindi paruwasi cyangwa se yo muri paruwasi yacu, icyo gihe komisiyo y'umubano iba iri kumwe nayo, igomba kwifatanya n'ayo matsinda ikayifasha ari ukwakira abo ngabo ari ayo matsinda bafitanye umubano, ari n'amatsinda ari no kujya kubasura, yaba yasuwe cyangwa yaba agiye gusura nayo. Nanone kandi igira inshingano zo kumenya umubano paruwasi ifitanye n'andi maparuwasi. Ni ukuvuga ngo paruwasi yacu iba ifitanye umubano n'amaparuwasi agiye atandukanye, cyane cyane amaparuwasi nanone ayoborwa n'abaparote. Iki gihe komisiyo y'umubano igomba kugenda imenya ayo maparuwasi, ese uwo mubano watangiye ryari, ese ni ibihe bikorwa bifatika byavuye muri uwo mubano. Ibyo byose biri mu nshingano ya komisiyo y'umubano kuba ifite ayo makuru, hanyuma ayo makuru ikaba inayabitse nk'amakuru n'undi wese wakenera ayo makuru arebana n'umubano ku buryo yayabona ku buryo bumworoheye. Ikindi kandi nanone usibye ayo maparuwasi tuba twaragiranye umubano, usibye uwo mubano w'amatsinda agiye atandukanye yo muri paruwasi, komisiyo y'umubano ifite nanone mu nshingano zayo kugenda gusaba umubano n'andi maparuwasi. Ishobora guhuza paruwasi yacu n'andi maparuwasi agiye atandukanye bitewe n'ibyaduhuje. Ushobora kuva kuri korari runaka yagiye ifitanye umubano n'indi korari, icyo gihe bikaba ngombwa umubano ukarenga urwego rwa korari ahubwo ukajya ku rwego rwa paruwasi. Ni kimwe na Mouvement d'Action Catholique, ushobora kurenga Mouvement d'Action Catholique ukajya ku rwego rwa paruwasi, gutyo gutyo. Reka tubibutse yuko ino nama mu bayitabiriyemo harimo padiri mukuru ari nawe wayoboye intama, Mukankusi umuyobozi wa komisiyo, Sakindi Fulgence umujyanama, ndetse n'umubitsi ari we Mukansanga Laurence. Bimwe mu byaganiriwemo harimo zimwe muri paruwase mwasuye, harimo paruwase ya Kabuga, paruwase ya Ruhango, Kinoni, Rwamiko yo muri Byumba, ndetse na paruwase ya Kayenzi n'izindi nyinshi n'ibindi, ndetse n'izindi paruwase murimo murateganya gusura. Mbese ubona muri make umubano hagati ya paruwase ya Gikondo n'izindi paruwase ukugusurana hari icyo bifasha mu buzima bwa paruwase yacu muri rusange? Kirahari kinini cyane. Paruwase yacu uko igenda igirana umubano n'izindi paruwase, ntabwo aba ari ibintu byo guta igihe, ahubwo ni umubano uba ufite inyungu. Ubu dufitiye inyungu atari zo gusurana gusa, ahubwo ni inyungu zo kugenda twiga udushya ku zindi paruwasi. Usanga hari ibyo baturusha cyangwa se ibyo natwe tubarusha, twebwe inyungu tuba tubifitemo, tugenda dufata utwo dushya natwe tukaba twashobora gutuma dutera imbere, haba mu kwemera,
haba no mu bikorwa bindi bifatika bisanzwe nyine byo mu buzima busanzwe. Rero umubano wa paruwasi yacu n'andi maparuwasi cyangwa se umubano w'amatsinda agiye atandukanye uba ufite inyungu cyane cyane, kubera yuko hari ibyo twigirayo, hari n'ibyo nabo batwigiraho. Rero kandi rwose mbona haba harimo inyungu nini cyane. Mwakiriye mute iyi gahunda padiri mukuru mushyashya yatangije yo guhura n'amakomisiyo, by'umwihariko nka komisiyo yanyu? Iyi gahunda ni gahunda twakiriye neza cyane, twumva turanayishimiye cyane, kubera ko padiri byatumye twongera gusubira mu nshingano zacu, hanyuma tuzivuga ku buryo burambuye, tumubwira ku buryo burambuye ibyo dusanzwe dukora, hanyuma nawe atugira inama z'ibyo twagenda dukora kunoza. Byatumye atubwira aho tugomba kunoza neza kurushaho, hanyuma dusanga hari n'izindi nshingano twasaga n'abirengagiza kandi nazo zitureba, nazo aduha ubugororangingo bwo kuzinjiramo neza kugira ngo turusheho kuzinoza, two kujya tuzikora nk'abikiza, ahubwo tuzikore noneho tuzinjiyemo neza. Ubwo rero uyu mwanya wadufashije cyane kuko twungukiyemo byinshi, kandi rwose nawe twamushimiye. Mwakiriye mute komisiyo yanyu yungukiye iki muri iyi nama, byaba ari ingamba, ibikorwa bishyashya? Iyi nama komisiyo yayungukiyemo byinshi, kubera ko hari nk'igikorwa twajyaga tugira cyo gukusanya amakuru y'umubano, ugasanga kigenda kitugora, ugasanga turayashaka tukagenda, ugasanga tugiye nko muri korali runaka, ugasanga kuyabona biratugoye, ugasanga tugiye mu mpuzamiryango remezo, kandi tuzi ko iyo mpuzamiryango remezo ifite izindi mpuzamiryango remezo z'ahandi igiye ifitanye nayo umubano, ugasanga amakuru kuyabona biratugoye. Ariko padiri yatubwiye uburyo twayabonamo butworoheye kandi tukayabona ari amakuru yuzuye. Nk'urugero yatubwiye ati nta korali n'imwe, nta tsinda ryakabaye risohoka muri paruwase rijya gusura irindi tsinda, cyangwa se ngo paruwasi ibe yagira ikindi gikorwa kirebana n'umubano ijyamo cyo mu yindi paruwasi itari kumwe na komisiyo y'umubano. Ati rero uko kubana n'ayo matsinda atandukanye, uko kuba muri ibyo bikorwa by'umubano nta gikorwa na kimwe musimbutse, bizabafasha kubona ya makuru yabavunaga, bizabafasha kuko noneho ntabwo muzaba mukeneye kuyasaba, ahubwo mwebwe muzaba mwahigereye, ahubwo ari mwebwe muza muyaduha, aho kugira ngo muze muyatubaza, ni mwebwe ahubwo muzajya muyaduha. Mu yandi magambo, twebwe twabikoraga ku buryo bucuritse, twakeneraga amakuru tukajya kubaza biro ya paruwase, tukajya kubaza padiri, noneho ntabwo tuzongera kubikora gutyo, ahubwo twebwe tuzajya tuba tuyafite, ahubwo baze bari twe barizaho, ni twebwe tugiye kuba nk'ububiko bw'ayo makuru, ahubwo paruwasi ikajya iyabona iyahawe na komisiyo y'umubano, kuko niyo izaba iyafite y'umwimerere ikigera no kuri tere. Ikindi twungukiyemo ni uko iyo twagendaga ntabwo twinjiraga mu byimbitse mu bikorwa by'indi paruwasi tugiyemo, cyangwa se mu kureba ese aha hantu twagiye ni iki twabigiraho. Niyo twabibonaga ntabwo twazaga ngo bifashe abakristo bacu, twazaga nyine bigasa naho biduhezemo muri komisiyo y'umubano. Ariko ubu ngubu uyu munsi wa none ntabwo bizongera kujya biba nk'ubwino bwacu, ahubwo bizagiye kuzajya biba amakuru afasha paruwasi nayo kwinjira muri utwo dushya, kugira ngo utwo dushya ari paruwasi tuyigirire akamaro, kandi n'abakristo bose muri rusange utwo dushya twazanye tutugirire akamaro. Kuko iyo umuntu yagiye ariga nta muntu ubura icyo yigira ku bandi. Twasoza ugira icyo ubwira abadukurikiye, nimba ari icyo wumva naba dushoje nakubajije, cyangwa inama n'inyunganizi watanga? Ndumva mu by'ukuri
amakuru yose nagombaga kuvuga mu by'ukuri y'ibyabereye mu nama nsa naho nayabasangije, ariko ikintu nasoza mvuga, nasoza nshimira padiri mukuru watekereje iki gikorwa cyo guhura n'amakomisiyo, kubera yuko ni igikorwa kitugirizeho, kitwunguye ubumenyi bwinshi, ni igikorwa cyaduhaye imirongo, cyavuguruye ibyo twakoraga, tugiye kongera kubivugurura noneho tukabikora ku buryo bwagutse, tutabikoze nk'uburyo mu buryo bw'ubwiru ahubwo cyangwa se bwa komisiyo gusa, ahubwo tukabikora dutekerereza paruwasi yose, apana kubikora nka komisiyo gusa, ahubwo tukabikora ku buryo bwagutse. Rero nasoza nshimira buri wese wagize uruhare muri iki gikorwa, nasoza nshimira bagenzi banjye twari kumwe bitanze muri uyu mugoroba, nshimira padiri mukuru watekereje iki gikorwa, kandi namwe mbashimira mwebwe mwemeye kwitanga mukaba mugejeje kino gihe muri kumwe na komisiyo y'umubano, mukatugenera uyu mwanya wo kugira ngo dusangize abakristu inshingano za komisiyo y'umubano n'ibikorwa byacu. Murakoze. Murakoze nawe mama kuba mwemeye kutuganiriza ndetse no gusangiza abadukurikira ubuzima ndetse n'ibikorwa bya komisiyo y'umubano, kandi Imana ikomeze ibahereze umugisha mu byo mukora byose nka komisiyo. Turabashimiye inshuti bakunze mwari mudukurikiye, ahangaha niho dushoreje inkuru yacu y'uno munsi. Nimba utarakora subscribe, twakubwira gukora subscribe ndetse uganasharinga ino nkuru ukayisangiza abandi bantu ubona ishobora gufasha. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe, naho utaha. Ciao ciao.